nyine ngo mbavuge ubukwe bwararangiye mu gusaba bari mu gusaba nabonaga ibintu bari kubikora bihuta kuko umukobwa ari kugisa oya genda none imodoka turi mu wari wabona umugeni wagiye kuri toilette oya we yagiyeyo gatatu n'igishura yego ikote ishati mbona yijimye mu kanya gatoya nka saa moya kuko twebwe twari kujyana ikanzu ubwo twari kugenda tujyanye ikanzu twari kumanukana na marene n'imodoka yazanye umugeni yahise abyara yanabyariye mu rugo umugeni yabyariye mu rugo rw'uwo musore aho ngaho resebusiyo ni ukuvuga resebusiyo abantu barariye barananywa babona umugabo gusa nyine bariye nta muntu uhari nta mugeni uhari ntawe umugeni ari kubyara uyu nawe ra ni ukuvuga akamara iwawe iminsi 5 akagenda ejo akavunda mu mutara akaza akamara iminsi 5 sibyo mu kwezi ubonana n'abagore 4 wabona ese abo tubita abakobwa abo ni abagore abo bagahungu rero benshi basigaye bitungiye ba mama wabo urongora gutaha iwanyu nyine se nyine ni gute kujya gusura umuhungu muri ghetto ukamara iminsi 5 ukagaruka mu ese wa mukobwa uva wahukanye yes ni Akamena Mutwe TV episode y'uyu munsi nayikoreye ahantu kabisa hameze neza hano hejuru ibiganiro byanjye byinshi nakundaga kubikorera hasi nazamutse sikariye mpunga urusaku gatoya njya hejuru kabisa ahantu muri etage hejuru aho nasanze umumama araza kutwibwira ikiganiro tugiye kugirana ariko impamvu y'iki kiganiro ni ikiganiro cyo ku mihanda kuko uyu mumama ibintu nta buzima atazi ni inararibonye afite byinshi tugiye kuganira ikiganiro kijyanye n'imibereho y'abantu n'abandi muri iki gihe abasore ntibagishaka kurongora yewe ku buryo usanga umusore ushobora kugira imyaka 40-30 akikoropera yibera muri ghetto yikarabya ibintu byose abikora yitekera kabisa nisongera ubugari ko mugani ngo uwo muntu sindi umuntu wavuze ngo niba ngoroka ngo akiri umusore ngo arimo amadayimoni uwo yari Apotre Yongwe nawe agikorera ku mihanda ariko nyuma yo kuva ku mihanda yagarutse yarahinduye imvugo Rusi ndakwakiriye ku Kamena Mutwe TV murakoze cyane umeze neza wavuze ngo ndivuga none rero ubwo mvuze hari ikindi so nitwa Umutoni Lucy yego ngusanga nazamutse amayesikariye urumva ko umujyi uwureba yego ndawureba ubu hose ndi kuhabona fresh cyane kabisa nguwo rero ni Rusi tugiye kubana by the way ni umuntu uzwi ni cyamamare yakinnye filimi zigiye zitandukanye filimi nyarwanda kandi Rusi buriya ni n'umudirector mwiza atoza ibintu byose bijyanye no gukina filime ni umuntu nyine ukomeye tugiye Rusi nkuzanye ku mihanda murakoze cyane n'ubundi tuyibamo imihanda yo tuyihoramo ntaho twayicikira uzane ku y'Igisenyi mujyane ku y'Ikigali oya nzana ku y'Igisenyi tuvuge ku y'iwacu tuvuge kuri imihanda y'Igisenyi yego ubwo ni imihanda ya za Makoro Mbugangari za Majengo Rabamba hose Rabamba ariko ngo ni umuhanda uteye ubwoba kubaho Rabamba oya niyo migina yacu niyo mu migina niho hitwa nko mu migina mbese nk'abatuye Kigali ubwo babigereranya nka migina yego kuko ngewe na hari ahantu twari tuvuye sindi kipe y'inahane naherekeje noneho tugera inaha nka saa 5 z'ijoro mbona umuntu w'umugabo w'umusore arimo arakanda nyine haba abakobwa bicuruza ariko ngo kugira wumve ko icyo aguze kiriho hariya wenda bobo ntacyo ari umukuru azi ibyo agiyemo ntari ngewe bampangayikisha n'abana batoya baba bahari bato cyane nabo baba bahari baba bari gusaba batoya afite imyaka 10 guhera kuri 12 gusubiza hasi baba bahari nk'aba mama wabo babihisha ahantu abo bana bari kugenda basaba binjiye abasohoka imagine kuraza umwana w'imyaka 10 mu muhanda ngo ari gusaba ababyeyi ntitukigira impuhwe urumva ko ni ikibazo cyane aha Rusi hari ibintu maze iminsi mbona kubera iki
abasore batagishaka kurongora ngo batere ikirenge mu cya ba papa wabo na ba mama wabo, byagenze gute ugasanga nk'umuntu afite nk'imyaka 35 aba muri geto arateka arikoropera yisongera n'ubugari? 35 mikeya ahubwo nagakwiye kubikubaza, ariko kuko bimbajije nta reka mbigusubize. Impamvu ni ebyiri. Wowe ubwiriza ubona nyamukuru kabisa. Njyewe izo mbona mbese mu bo mbona cyangwa mu baturanyi cyangwa muri basaza cyangwa se urungano rwanjye, kuko nanjye ndacyari muri iyo myaka. Abahungu nta warongora uteze ngo kera umutipe yavukiraga mu cyaro akabyuka ndetse na nyina ari abahinzi bakora umurimo w'ubuhinzi, ari ba bantu nyine wowe uravutse usanze papa ahinga atunze urugo nawe aragutunze, urumva jisite wifuza kuba nka papa. Abasore rero muri iki gihe ntabwo bifuza kuba nka papa, kuko icyo gihe yarakuraga bakamuha ikibanza kubaka, kiharika, kiga kujya gukorana n'abandi basore bakamubumbira amatafari akubaka. Rero ubu ngubu umwana w'imyaka 15, 17, 18 ahita ajya mu mujyi, kandi no mu mujyi niyo byamunanira ntiyasubira iwabo. Ubwo ngo nsigaye numva ngo intero musigaye mukoresha ngo aba yacitse, ubwo batinya gucika. Umujyi ukunaniye ubucitse? Ngo bucitse numva ni ubwa mbere umbishaka kwantu se? Oya, twebwe inahane ko bavuga ngo yasha ngo uriya muntu yaracitse tu, ngo Rusi yaracitse. Ariko bavuga ko umuntu yacitse ari uko nta kintu akigira. Yego, rero abasore b'iki gihe bafite abakobwa, n'abakobwa b'iki gihe ntibagishaka gushaka. Oya, ngiye mbizi ku bahungu. Oya, n'abakobwa, kuko impamvu niyo umukobwa yarava i Kigali akaza akamara iwawe iminsi 5 akagenda, ejo akavunda mu Mutara akaza akamara iminsi 5, sibyo? Mu kwezi ubonana n'abagore 4. Ukabona ese abo tubita abakobwa, abo ni abagore. Abahungu rero benshi basigaye bitungiye ba mama wabo, basigaye bibanira n'ababyeyi babyitanga, sinzi ukuntu basigaye babyita, menya batakiri bashuga mami, menya ari baswita mami, nyine simbizi, nabyo byose ni kimwe. Izo ni imvugo se zaje zo ku mihanda zo kujya kubibagarira. Rero urumva umuhungu ntago aba nk'umumama ukuze ku mwana aruta, ntago bakivuga ngo ni shuga mami. Ni bebe, ni shushu, mushu, nyine ni umushu wanjye, nyine ni ibyo. Ni umushu wanjye, umushu wawe. Ariko tuvuge ko isi niho iri kutujyana, gusa abahungu ubu ntawe ugishaka gushaka, aho kugira ngo agushake bamutemera ku mugore w'abandi, batinya inshingano. Muri make uganira nawe akakubwira ngo nta kazi, niba akazi ariko karongora. Ariko nibyo? Oya, ntago ari byo, kuko ababyeyi bacu se bakoraga iki? Iyi saha uruzanye umugore mukabana mugafatanya nta mukiri bato. Erega nuko twebwe twaracitse amaboko, niko navuga. Ntushaka gukora akazi si uko kabuze, ahubwo nuko tudashaka kubona akazi kari. Kuko iyi saha niba uri mu mujyi ukunaniye kujya utajya mu cyaro, ukagenda ukajya muri ariya mashyirahamwe nyine yo mu cyaro, ukiga n'igare ukaritwara, sibyo? Ukajya ugahinga ukanyonga nyine. Amagise yavuze gute? Umuntu yatapura ngasanga itadoga. Amagise yakubwira ko areka umuziki atari mu muziki, aba ari gukora firigo. Hari icyo atavuze, bivuga ngo twebwe tureke kwikanyiza, twibone mu buzima turimo, sibyo? Kuko none se uzarongora ryari? Ufite imyaka 50 usa amafaranga uzaba wakuye kandi urayabuze mu myaka 28. Imbaraga ziri kugushira nase nibwo uzarongora? Uzabye undi utegereza ikintu kimwe, ubyara umwana ukatekereza ngo ariko ngiye kubyara umwana nzamushyingira, nzabona abuzukuru, sibyo? Siko niko wagakwiye kubyara. Ariko niba uri umuntu ukaba ufite iyo myaka 28, bana naborohereje. Ubu kera mwajyaga mutinda mutegereje abakobwa, none umukobwa w'imyaka 18 niba hari impamvu ituma ashyingirwa wamushaka, sibyo? Urumva rero nta kuntu umwana w'imyaka 18 wenda ahure n'umusore w'imyaka 25, urumva bafite igihe cyo kurera abana babo, sibyo? None se uyu muntu ufite imyaka 40 uzi kwiyogereza isahani, uzi ukuntu umushyushyu uryoha, uzi ukuntu ibiryo bisigara mu nkono,
ntahahe amenya nimugoroba ukuntu azana isosi yaraye, akamenya ukuntu arabusongereho ubugari. agasongeraho ubugari. Urumva jisite yatangiye no gupfa mu bwonko. Uwo yabaye papa mbyirire nyine, nta kundi. Niko mubita? Ni ba papa mbyirire, urumva. Uwo musore umaze ahubwo njye nagira inama abakobwa, niba uri kubona umuhungu muri gukundana mumaranye umwaka, utaragira inama abakobwa. Urabona Rusi, hanze ahangaho ubuzima bumeze nabi. Umusore kuba mu nzu wenda aba muri ako gashamburete kukishyurana ishida, n'akazi ntako. Umwana w'abandi icyemezo akavuga ati aho kugira ngo umwana w'abandi yicwe n'inzara, reka nigumire nyine nirwaneho njyenyine. Cyangwa ni abasore n'ubundi bafite izo ngeso, we akibera aho ngaho arongora abantu batandukanye cyane. Uwe rega wishaka kumbwira ngo shamburete wayibamo n'umugabo, wayibamo. None se mutangira muri abantu babiri, sibyo? Ese shamburete ntibirimo igitanda cyangwa ari matero yirambika hasi? Ese nta bantu uzi baba muri shamburete kandi babayeho neza, bafite abana, bafite n'abana? Twebwe tuve muri ibyo bintu, tureke kwisimbukuza. Dore ibyo nicyo mbwira abantu. Wowe wifata ubuzima rusabayemo ngo baribwo nawe ushaka kugira ute kubamo, urumva? Niba iyo shamburete umugabo wenda ari umunyonzi, sibyo? Umugore acuruza inyanya mu isoko, urumva? Ntago yabananira kuyishyura, wenda ni shamburete ya 20,000 cyangwa 15. Niba umudamu yaragize umugisha akaba acuruza utwo tunyanya mu isoko, cyangwa se n'intoryi, cyangwa ni na dodo, sibyo? Umugabo nawe akaba unyonga igare, bakaba bafite ahantu bajugunya byibuze 1,000 cya buri munsi, bombi bashyize hamwe bakuyemo ayo bariye ku kwezi ngo yaba ari 30. Nese niba mu nzu ya 20 ntibasevinga 10, kuko kurya bwo barya buri munsi, sibyo? Ntabwo ibyo ngibyo 10 ni ibyo gusevinga. Ariko ubu ngubu hajeho ibintu by'amatsinda, ntabwo tukivunika, sibyo? Kubera ku buceri desa urizigama, ukaba uyu maze no kwizigama amafaranga menshi, ujyamo ukaguza bakaguhereza amafaranga ukajya gucuruza, sibyo? Ukajya uza gutanga umugabane ariko unishyura na yanguzanya. Kandi iyo uba mu itsinda ntabwo bakwaka amafaranga menshi. Erega nuko tudashaka kumva, ntabwo amafaranga ariyo yubaka urugo. Unase abantu bafite urugo, abantu bafite amafaranga, bafite n'akazi, ingo zananiye. Ariko nakubajije, barahari. Niba rero zarabananiye, banza ukureho urwo rwitwazo rw'uko nta kazi, nta mafaranga, ntaki, sibyo? Kuko uwo mukobwa nawe nibaje ntabwo ari bukuburebemo ngo ibiryo, nawe agomba kugufasha, agomba gucana, nawe ugacana. Niba uri umuyede, niba ari umufundi, umugore nawe akaba umuyede, bagakora. Rega nta murimo umugore atakora. Tuvana ibyo bintu byo kwica urubyiruko turubwira ko ngo babayeho nabi. Oya, sibyo? Ntago tubayeho nabi. Kutarongora ariko ni ubuzima nyine. Kutarongora ntabwo ari ubuzima, kutarongora ni uburara. Nuko bya bindi twagendaga twebwe tugiye kureba, tugiye gushaka, sibyo? Buwe yabikoze, kumva abikora bibona buri munsi. None se waba ufite ibiryo, ni umusambanyi. Waba ufite ibiryo, urumva? Cyangwa uzi ko ushobora gusanga uwo musore ukuvuga ngo nta kazi agira, usanga yarateye abakobwa 5, afite abana 5. Hanyuma sibwo aho atarongoraniye, urumva atarongora se? Ahubwo ni ubugegera bubarimo. Nibashire hasi bubake u Rwanda rw'ejo, bubake ejo hazaza, babyare hakiri kare, bagira igihe cyo kubyara n'igihe cyo kurera, sibyo? Urabyara umwana ufite imyaka 40, urumva uzagira imyaka 60, umwana wari bwagize 20, uzamumarira iki? None se ubagira inama babyare bafite babyara bo gusabiriza? Aya ntabyo gusabiriza, kandi aribyo twatangiriyeho tunenga. Niba rega kubana n'umuntu ntabwo igara ari ukubyara, ntabwo bivuga kubyara, sibyo? Nese abantu uzi bamaranye nk'imyaka 5 ariko batarabyara, bakiri gushakisha iki? Ubuzima. Abantu babiri bashakisha ubuzima bakabona kuzana umuntu wa gatatu, sibyo? Nta pressure iriho. Wizana ngo umuntu ngo yarongowe ku wa mbere, ku wa gatanu agomba kuba twite. Hoya, cyane no kurongorwa, twagera mu rugo tugasanga natwe ubwacu ntituri kubaho, sibyo? Reka twifashe, twihe imyaka 2. Muri ya myaka 2 wenda uzaba ufite akantu ukora, nanjye mfite ako nkora, dushyireho umwana umwe, sibyo? Nitujya mu nzu, nitugira umugisha tukahirwa, tuzajya
mu nzu yacu, kumva tumara kugera mu nzu yacu tubyare uwa kabiri. Uwo muntu wamugaya none se ubu ngubu isaha ishingiwe none nyuma muri 2027 tugahura ukambaza ngo ufite umwana, avuga aho yasha ntago ndabona ubushobozi sindabyara, wanseka avuga ata yararumbye. Ibyo se bivuze iki? Nushaka kuvuga ibyo ushaka, ariko wowe n'umugore wawe mufite intego mugenderaho. Ikindi nuko tuba mu buzima butuhenze kandi nta kintu dufite dukora nk'uko bivuga. Ugasanga nkanjye mba wenda mu nzu y'ibihumbi 100 n'urugero, sibyo? Wa mugenzi wanjye nawe udafite, ntazi uburyo nyibayemo, ntazi niba ari umuntu ucumbikiye, sibyo? Ntazi niba ari n'umugabo wikwishyurira. Yego, cyangwa nanjye nakora mfite akazi nkayishyurira. Aho ugasanga ni wa muntu uri kuvuga ngo hoya ngo none se ngo ninjya mu nzu ya bisenkani ngo ndaba nacitse, sibyo? Kikubita mu nzu y'100, uhembwa 100, ugiye mu nzu y'100, ubwo se urumva nta mibare irimo, sibyo? Abasore mwebwe banze mwikuremo ikintu cyo kwipasa muremura. Banze ubwiza ukuri umukobwa umubwira ati nta mafaranga mfite, niba uje kunshaka ukurikiye amafaranga ntayo, ngwino ariko twayashaka turi kumwe, sibyo? Ubukwe urabanza bukabatwara n'utwo mwari mwifitiye. Hako ubundi je ari inama nagira urubyiruko, ubukwe ntago ari necessaire cyane. Burara abantu nshima bakora ubukwe b'abantu, aba bantu bagenda bakamarana imyaka 5 babyaye kabiri ukabona bakuza ubukwe, bari abantu baza aho bageze, sibyo? Baza aho bagejeje. Yego, ariko wowe uri umusore ufite 600,000, kumva? Wenda n'umukobwa afite 300, katubare gutya, cyangwa nashaka bafite miliyoni. Muragiye mukoresheje miliyoni 3, urumva harimo n'amadeni, ububakiye urugo ku ideni, sibyo? Ushize abantu mu magurupe utangiye ntacyo, iyo gurupe yo tuzamutwerera kuko ni umuco wa Kinyarwanda. Muri izo gurupe ahubwo wababwiye ati watwegeye ukaza ukavuga ati Rusi rero mami reka nkubwire ngira inama, sibyo? Inkwano hari icyo bisaba, basi reka mfate nigi wabo umukobwa twumvikane mukwe, sibyo? Mu ntanga inkwano, fata irembo ntanga inkwano, tujye mu murenge twibanire, sibyo? Nta zindi dépenses zibayeho, uzatubwira ko tuzagutwerera kuko ufite umurenge, udushyire muri groupe nyine, niturangiza tuguherekeze ujye mu rwawe. Niwumva agatimba nako kagomba kugushimisha nubwo katamara intimba, sibyo? Agatimba ntikamara intimba, karashimisha ariko ntikamara intimba, kuko nubundi wambariye kari agatimba hejuru y'ideni, ejo bari kugusora mu nzu nta nubwo wabyibuka, sibyo? Umugabo ugeze mu rugo akagutera imigeri, sha agatimba wicuza n'icyatumye ukambara. Ariko twe twavuze ngo ese mukambaye ari uko mwamaze kureba aho mugejeje. Ariko umukobwa wize amashuri yo muri viziyo atakambaye, ngo Imana ntago ibizanamubabarira. Indetse uwo mukobwa se nakambare noneho ejo rusenyuke turebe ko aribwo Imana imubabariye. Tubabari n'ababyeyi nabo bababarira abana, ariko sibyo? Niba umuhungu aje kugusaba umukobwa wawe promero mara kuruhuye, ese iyo bajyanye umwana we ntuburuhutse? Agiye kugutungira umwana anagukwere, nukuvuga agiye mu nshingano wari ufite zo kumutunga. Noneho ese ubundi njye hari ikintu nyambaza abantu nuko sinzi nubo nta kibazo, ubundi nyina w'umuhungu we si umubyeyi ubyara? Ubungubu mama wanjye ni umubyeyi, sibyo? Nese mama wawe si umubyeyi? Kuki inkwano ihabwa umubyeyi umwe? Ariko ngo bigiye kuzahinduka. Byagahindutse kuko ahubwo nge numva inama no kuvuga nk'ababyeyi twajya dufata abana bacu iwabo w'umukobwa n'umuhungu bakicara bakajya inama, bakavuga ati rero uyu mwana wacu agize imyaka 30, sibyo? Twumwicare tumuganirize, wa muhungu we ufite umuntu muri gukundana? Ndavuga ati papa ndamufite ariko nta bushobozi mfite. Nkuko kera ababyeyi bahaga abana ibibanza, ubu ngubu reka tuvuge ko nta bihari. Icara umubwira ati rero umwana wanjye reka ngushakire 500, ibihumbi. Ni urugero mvuze, kuwayabona ubwo n'uwo mu cyaro yamuhana musenkana akajya kwatisha umurima agahinga, nta ribi, sibyo? Ariko cyangwa akamugira no mwishyira hamwe akavuga ati uyu mwaka tugiye gukoteza amafaranga azako azafasha mu rugo rw'umwana wacu. Ashaka ajya atanga 1000 cya buri cyumweru
ubwo icyo gihe n'inyungu azakuramo ntibyabura. Narangiza iwabo w'umukobwa nabo bicaye bavuga ati uyu mwana tugiye kumuha uriya mugabo, reka tubatere inkunga, sibyo? Iwabo w'umuhungu hava inkunga, n'iwabo w'umukobwa hava inkunga, bahereza abana bagende batangire ubuzima aho kubasonga. Umuhungu agiye muri banki afashe ideni ryo guka umukobwa wanyu, ejo umukobwa azagarukira rero bazabasohora mu nzu, umukobwa kuko garanti nishira bazahita babasohora, sibyo? Wa muhungu niba yahembwaga 150 akaba yarishyizeho inguzanyo ya 1.5 cyangwa 2, sibyo? Urumva azarangiza kuzishyura ryari? Ahubwo bagakwiye kubatera inkunga. Nge nicyo ngicyo numva cyaca urubyiruko kuvuga ngo ntago nabona inkwano, ntago nabona nyine ikintu cyo gukora, sinabona uko ntumira. Rega biragora. Nge nakoze ubukwe ndabizi, ubukwe hari igihe bigera ngumva kuntu ubu bashuka, ndabivuga nk'umuntu ubizi. Nanjye yo nza kubona umuntu ngira inama mbere, cye sinari kubukora. wari washegeye hagati iyo ntanakambara. Ariko reka mbabwire impamvu nguhaye urugero, sibyo? Iyi saha wasanga nta nabana n'umugabo, twaradepanshe wenda 5 miliyoni, sibyo? Ba bantu baraje baranywa bararya barishima barigendera, sibyo? Niba dufite ideni, niba twayibye, hawe ugarutse n'inyuma ngaza tubwira ati bitese mu mihabayeho muti, sibyo? Birangirira muri sare barya, ahubwo bari kujya batuhena kandi twinywera. Uzi iyo wakoze ubukwe abashyitsi ubona nakakanido watahanye bashirwa ari uko bakamaze mu kabati. Iyo batangiye kuza bagasanga utatetse ntibagaruka. Aho rero umenye ko watangiye gucika umugani. Isi ibitangiye kukota tugama mutangiye ubuzima bw'abantu babiri bwonyine, sibyo? Mwenyine. Umugore niwe uzamenya amafuti y'umugabo, n'umugabo niwe uzamenya amafuti y'umugore. Bavuga ngo ay'inzu ay'urugo amenywa n'inzu, amenywa n'imyenge y'inzu. Ay'urugo amenywa n'inzu, ibyo gusa. N'inzu zivuga zamena amabanga simbizi. Rero mwivuga ngo abasore impamvu batari gushaka nuko ari abakene, ahubwo namwe nimureke kwipasa muremo, nimugendane n'aho isi iri kubajyana. Urugendo uwo mukobwa iwabo bakamukwima mwihorere amugumane, uwo bazemera kuguha bazamuguhe. Inama wagira abasore genda wicare wikwirarira, bwira umukobwa ati nge nta mafaranga mfite, bwira iwanyu ko nta mafaranga mfite kandi ngukunda, sibyo? Nta nkwano mfite, ariko wenda ubuntu buziturwa no barangica hari ubuntu bwiturwa da, bakazana isuka niba ari n'injerekani n'ikibindi niba ari ibiki, noneho barangiza bakamutanga mu ideni. Ubuntu bwiturwa, umukobwa akaza agahinga akorora nyine za zindi yoroye bakaba mizo kuzitura akaba arizo bazamukwamo. Ese bari guka umuntu batazi ko n'urwo rwazarubamo bari kumukwamo ibiki koko? Yego ubu buziturwa shacyo kora kuko uzi impamvu umuntu ari kugera mu rugo nyuma y'iminsi ngahe ngo urugo rurasenyutse. Uwo muntu ugiye kumukwa, ubundi nimureke mbabwire n'ikindi kintu rero kiri gusenya ingo cyane, n'abahungu bagatinya gushaka, nabyo birimo. Twavuze uruhande rumwe rw'abasore n'abakobwa turaza kubageraho, ariko reka mbabwire n'ikindi kiri gutuma abasore banga gushaka. Ariko mwari muzi yuko gahunda ihari. Yego ushaka iki? oya gahunda ihari niyo kuvuga ngo tura tugabane. Abakobwa araza akareba umuhungu akabona afite agashopu keza ntazi aho yagakuye, nawe ugasamara ukabura mushatse, kandi umukobwa yifitiye tageti yo kuza mugatandukana amahitaje mukagabana. Ugasanga umuntu yimanitse, umuntu yabaye umusinzi, umuntu yabaye umugome, umuntu yabaye yanze abagore bose biturutse yihubuka. Ubundi kera umugore yarashakaga, nge ntago ndi mukuru cyane ariko nibyo ni story ufite experience y'ubuzima. Ngewe mama wanjye na papa basezeranye ndiho, kandi ndi umwana wa 7. Ahayikoze mariage mbana nabo. Ari kuri bucura
oya nkurikirwa na bucura urumva namutahibuke natahibuka bajya mu murenge twarajyanye ubwo nabyo ni byari byaje nyine kandi bari babanye none se hari ikibazo bari barashakanye bagiye kubyara abo bana bose se batarashimanye ahubwo ikintu kirimo kiri gutera abagabo n'abasore gutinya arabona washatse ejo ugahita usenya akabona ukoze divorce akavuga ati aha mumbabarire nzajya ndongora bamwe barongorwa bataha ariko hari icyo bita ngo kurongora umuntu utaha umukobwa utaha iwabo rwose akaba ari umugore ungana na nyina ariko afite abagabo baruta na nyina niba na nyina afite umwe sibyo nusi akarongora utaha iwanyu nyine se nyine ni gute kujya gusura umuhungu muri ghetto ukamara iminsi 5 ukagaruka mu ese wa mukobwa uva wahukanye ubundi umugarutse uri umukobwa abyeyi baranagowe ese we uwo mukobwa ugikamara iminsi 5 yagarutse akubwira ko avuye baba umurongora ataha none abataha iwabo ubundi n'ujya uhura n'umukobwa ujya ati wowe urongora gutaha susi yamwitana none se si tuba muri uyu mujyi nese niba umukobwa aje hano mu baturanyi banjye cyangwa hepfo cyangwa hirya tukabona hamaze iminsi 5 ukabona arabyutse yejeje twombo agize atarakoropye abakobwa bararenganye umusore agiye mu kazi mufite imvune pe umusore avuye uzajya gushaka umugabo wawe utandukanye n'abagabo 5 ako serutu kandi uze wibombaritse wigize mwana mwiza jori kandi ubwo uzi kazungu uzi noso uzi fidel uzi nyandwi uzi abantu bose nyine ariko tujye tuvugisha ukuri ubu nk'umukobwa ashobora gushaka yararongowe n'abagabo bangahe oya byose wabimbaza oya nyine ni urugero bijyanye n'iyi mihanda tubona oya n'ijana bazaba barageze mu none se ko ni ukubonjesha ntunguye ngo itafite umubonjo ntiyanyimukiriye igira ubwo nyine ni ukubonjesha nyine bazajya babonjaho babonja ubundi uzasanga yenze neza niwe uzaterura asanga ari igice azayipima uko ayisa ariko nk'umusore yavuga ko kuko kera hari ukuntu umuntu yashakaga ngo ba nyirasenge bakaza kureba ku mashuka ibyo ntabwo bikibaho ubundi umuntu uruvereje ubu ni umuntu udarwaye sida ubundi ibyo ngibyo byabereje umuntu w'isugi nta sugi mwe ntimuntera amabuye rwose dore rwose nta nubwo ngera kuri iyo ngingo mugenzi wacu ariko vrema pe nyine umuntu w'isugi utarwaye sida mbese utarwaye sida ubu ngubu n'ujya ujya gupima ugasanga umuntu atarwaye ujya umenya ko ari isugi umuntu utarwaye sida niyo ni isugi nyine bakecuru bazaga kureba bareba ku mashuka bareba icyo umukobwa ashyingirwa afite inda y'amezi 5 bazaza kureba bazaza kureba ko yabyaye oya nawe mvana muri ibyo ngibyo babareba ubu umukobwa ari kujya ashyingirwa yambaye kamambiri kubera ko amaguru yabyimbye yenda kwibaruka ejo bazaza kwirirwa bareba bashangaje mwikorera imirimo mureke ibyo bintu ibyo bise nibi asigaye ashyingirwa amaguru yarabyimbye yambaye kamapapa atakwambara agakweto karekare kuko aramutse umwana yatakara muri yaramuhaze n'iryo joro wenda yarariyo hari n'igihe bashyingirwa banashwanye banatukanye umwe yose indi mbunda ati nk'abwakazi bati n'ubundi ejo ndaruta ibyo rero isi yarangiritse byararangiye ndabizi barabaza muri comment bagatukana oya witukana ukubise ibuye mu gihuru ngo kibwejuye n'icyo abahamije ariko turi kuvugisha ukuri nk'abakobwa nanjye ndi umumama nanjye ndi umukobwa ubwo nabaye umukobwa sibyo ndabizi oya no nabayeho umukobwa nibyo ubu ndi umumama ariko aya abakobwa ndayazi wasanga nanjye narabinyuzemo none si ibyo ngibyo ni ibyadana uri bugutuke nurabaye ubukwe kwa gatandatu yambaye amapfa ahubwo mujye mureba abo bageni banyu ibyo bambaye
ubwo uzajya uhita umenya batazanye oya ka Petit Bosco. ariko nanjye hari umuntu nje twashakiye rimwe ubona mu gitondo njyewe ugiye kubona mbona uwatata aba yaraje ari iki ngiye kubona mbona hasize nk'amezi 4 ngo ari kugura imyenda uhita uvuga ati narakererewe utangira kujya kuri puresha watangiye kujya kuri puresha ukajya uvuga ati mana se mbaye ingumba ntabwo nzakazi bariya ubundi baba bakoye babiri aho bajya gupima mwongere mwake n'izindi nkwano kuko none se uwo muntu uri gushyingirwa afite inda igera ahangaha ari imvutsi atashobora kwambara twaturani turiste ego komana nugushaka igihuru azugamamo cyakindi ariko tubwizanye nk'ukuri kera ndi umwana twatashye ubukwe mu badivantiste bo baragupima nta mikino nihaya fese bari gupima se gute erega nta hantu kimenyane kitaba buretse uwo mwana yari umwana wo mu nda y'ingoma wo mu gipasitori ntabwo twari kubimutekerereza yari n'umuganga zatekereza gute ko muganga yatwite utahukana n'abaye akana bimerekeze k'agakobwa wari uri hafi y'umukobwa ikintu cyambabaje umwana yatakariye mu kidara yabyaye ageze mu kuri ntabwo ari inkuru mbarira abantu b'iwacu bo barabizi nabamesha ninga nyine ngo mbavuge ubukwe bwararangiye mu gusaba bari mu gusaba nabonaga ibintu bari kubikora bihuta kuko umukobwa ari kugisa oya genda none imodoka turi mu wari wabona umugeni wagiye kuri toilette oya we yagiyeyo gatatu n'igishura yego babakobwa bakamufasha wivuga ngo babakobwa nanjye narindi ukamufasha sinarinzi ibyari ari umwana ufite nk'imyaka 10 abandi b'imbere tugaterura tukagenda noneho urusengero rw'abadive baba bafite ahantu pasiteri aba ubwo twari turi kujya kunyara kwa pasiteri ubwo twebwe abana tugasigara inyuma marene na fille de nere bakajya iyo bo bari babizi simbizi ariko bari babizi twavuye mu rusengero inda yahiye ari imvutsi pe kwa ntabwo bigeze bajya kwifotoza bavuga ngo ageze kuri ari nko kuri 5 kuko abyara ari ku 10 no ku 9 na 7 urumva experience ndayifite nose ntibabyaye urumva ngo wanda wari kujya bakubwira ati genda uzane icyaragira tumurarabyara neza noneho ikintu cyaje kuntangaza uriya muntu yari umuganga yari ubu ni na titireri w'ibyo bitaro aracyanabikoraho nuko Imana ifasha ze kubona iki kiganiro turamuha link noneho agezeyo nyine mu rusengero babigize vuba ya masomo basoma n'ibindi bya bindi ukabadive baragora bavuga ko atwite base bavuga ko yarwaye yagize ikibazo yego babihutisha turagenda nongewe imodoka yaranansize nanjye nari nagiye kwihagarika nyatse imodoka yagiye itwaye umugeni bari kwanduruka nk'abamwibye se nibiki sha uzi ikintu cyambabaje ntabwo iyo nda yari y'umugabo ntabwo yari y'umugabo nese umugabo ntabyo yarazi noneho twaragiye kwa kundi nyine bwari bunije wenda nka 12:00 saa moya tugiye twegera imbere gato igihugu nagiye mu modoka itwaye ibi twikururwa turagenda tukigerayo nsanga umugeni ntago ari mu nzu ntago ari hahandi hamwe nyine bari kwakirira abantu ahubwo abantu bari kumwe bari no kurya ariko umugeni n'umugabo ntabahari hashize akanya mbona umugabo aragarutse aricara ariko mbona yakuyemo ikote n'ishati mbona yijimye mu kanya gatoya nka saa moya kuko twebwe twari kujyana ikanzu ubwo twari kugenda tujyanye ikanzu twari kumanukana na marene n'imodoka yazanye umugeni yahise abyara yanabyariye mu rugo umugeni yabyariye mu rugo rw'uwo musore aho ngaho resebusiyo ni ukuvuga resebusiyo abantu barariye barananywa babona umugabo gusa nyine bariye nta muntu uhari
nta mugeni uhari ntawe umugeni ari kubyara uyu nawe ra ni ukuvuga ngo umugeni yagiye kubyara abandi basigara banywa muri reception bakorana ya mihango yego bayikora ba nyir'ubwite badahari yego ugiye kubona umugabaze ameze nka Nyiraneza ariko ngewe ntabwo nari nzi biri kujya mbere kumbe ababyeyi bose bagiye bari bati sunika Zera ahantu iwacu bahita iki kiganiro barabizi mwihangane babandi b'imyangane rwaka ibintu mwakoze natwe bya inkuru ntagije titire y'inkuru yabyara ahubwo sinzi ukuntu binyibukije sinzi ukuntu byagenze hashize abarabyaye ntabwo yatinze urumva yari yamuriye kare ahita abyara ako kanya ya modoka yamusubije iwabo njyewe nasubiye mu modoka bavuga ngo dutahe ngo babana baturutse babana baje baherekeje umugeni ngiye kuhavuga ngo mujye mu modoka tugenda nsubiyemo mbona umugeni arimo mbona n'uruhinja turamujyanye byaye ako kanya turanamujyana ni ukuvuga ngo mwamugejeje uno mwana yakoze urugendo yakoze umutambagiro mutagatifu ni ukuvuga ngo mwamugejeje umugabo ntiyarayeyo ahubwo icyo yakoze yarahabyariye ahita yongera agataha tubita tumusubizayo ariko ibishyingiranwa n'ibindi byasigaye n'imyenda yarasigaye twajyanye umugeni tumugejeje inkuru izinduka yaba ari nko muri iyi myaka mva imihanda bayiriho inkuru izinduka yabaye kimomo akavuga ko uwo muhungu atigeze abonana nawe na rimwe ariko ko umukobwa yagiye amutega imitego ngo baryamane umuhungu akanga ati oya pe kandi uwo mukobwa yari afite n'amafaranga yari afite no mu muryango ukomeye kandi umuntu bari bagiye gusezerana nawe yari umukinnyi yari umukinnyi w'umupira urumva bisanzwe arazwi se mbabarira ni umukinnyi ushaka iyi nkuru mwana yawe urumva umugabo ngo yari umukinnyi unazwi ndaza kumuvuga kuri titire y'inkuru oya urambabarire uramuzi se ntawe uzi urumva gusa abakinnyi bakinnye muri kino gihugu kandi uno mukinnyi yarakiniye ikipe y'igihugu Amavubi oya ntabwo yakiniye ikipe y'igihugu urumva arangije ubwo nyine ngewe nagiyezeyo nibwo nabimenye tugeze iwabo mpamvu iva mugeni nta n'umuntu wari ukitugitayeho ariko uza ahantu mbeshyeye ni ukumwe ngo wari ufite imyaka 10 sha ni vuba oya ntabwo ari oya ni nko iyi ni nka 2010 2018 wapi wishaka kumenya ese kuki ushaka kubimenya oya kuko impamvu nyine ndi kukota n'igihugu ntago ari icyo gihe ahubwo ubukwe bwabaye mu 2000 muri 2000 nko mu mwaka nka 2003 aho ariko 2000 shaka kumenya iki ariko ni muri ziriya cetu zahese nyine zahe ko nakubwiye iwacu iwacu ndahazi yego ubwo ni muri izo nce ubinare habaga uzi impamvu ndi kubikubwira se habaga n'ikipe y'umupira w'amaguru nayo yarahabaga iranasenyuka yitwaga ntuze oya iyo kipe yarasenyuka ntabwo ikibaho tuyihorire ariko iyo kipe yazamukiyemo umukinnyi bitaga Peter Otema oya ntabwo mbizi ntabwo mbizi ese by'imipira ubwo sinari mbizi njyewe nageze iwabo umukobwa mbona bari kujujura dutaha nyine natwe tujyanye inkuru ati wa mugeni yabyaye kintu umukobwa nyine ntibabuze uko babyumvikana n'inkwano numva niko mbyumva ariko simbizi barazimusubiza bajyana ngo n'inka yitwa iteto niba ari iteto niba ari iki niba ari ikiru umugore nyine arubatse sha n'ubu bafite urugo rukomeye ariko ntabwo bakibana ntabwo bigeze babana n'uwo mukino barabana niwe mugore we urumva barabana ariko n'uwo mukinnyi isarwa gikina
ni umukinnyi we ntago agikina ubu asigaye atwara imodoka. Oya ntago atwara imodoka, ni umwarimu. Umwarimu. Urumva icyo nashatse kuvuga rero ni uko mu buzima busanzwe muri iyi si dutuyemo hari ibyo dukora tubikoreshejwe n'igihe, hari n'ibyo dukora kubera bidutinya, kubera twaba na Urusi yarasenye nanjye ntabyo ngiyemo pe, nzajya ndongorwa ntaho iwacu aho kugira ngo nigere urugo nduvemo, ariko bakirengagiza ko urugo rwanjye n'urwawe bigize gute, biratandukanye. Buri wese agira amahirwe ye. Niba mu ishuri mwiga muri abana 50 se umwaka wa mbere, kubiba bashatse ko buri wese agenda agira umwanya we. Icyo navuga rero nanakubwira mbese tutanatinze cyane nuko iki gihe isi iri kudutwara nabi, dufite ubwoba bwa ejo hazaza, dufite nyine ubwoba bw'ejo. Uzi impamvu ubu bwoba buhari? Niba umukobwa tuba tuzi ko ari umutima w'urugo, umwari ashobora kugenda mu rugo rutarimo se na nyina akarara n'umusore akamara iminsi 3 cyangwa 5 n'icyumwe n'ibyumweru 2, kandi akazataha n'umubyeyi akongera akamwakira. Imagine none umukobwa we ari n'igihe agenda bamwirukanye, ubwo urumva urugo rwe rwasenyutse. Hari igihe agenda n'umusore yamurambiwe amubwira ati taha sinarongoye genda usubire iwanyu. Urumva icyo gihe bamutashye rwasenyutse. Unyibukije hari umushiti wanjye wambwiye ngo muri karitsiye bababajwe nuko ngo hari umusore wababwiye ngo yashatse, araza nyine baranywa nkuko wantumira hano ngo washatse. Nyuma y'amezi 2 wa mugore aramusora avuga ati ariko njye sinanarongoye genda mvira. Higo njye ntabwo narongoye genda mvira. Namumenye twikomereze. Nagusuhuje bro, ihangane nyine usoroma ibimusumba yihanganira ibimutokoza nuko. Njye sinashatse mvira handashaka arashaka kangaze ko nubundi ari uriya muntu n'umugore. Noneho ubwo uruvuga ngo ubundi uriya noneho akaba n'undi ubundi amva gashya, ubundi uriya ni umugore ndese uwo muntu ubundi uwo mukobwa we asanzwe ari umugore ufite isezerano n'ubundi ry'undi muntu, nubwo wenda yaba ataba muri iki gihugu ariko rirahari twarazinyweda. None uriya nawe mbona se yari kumurongora gute? Uriya nawe yari yarongoroye, siko nabyita. Ni ukuvuga ngo nk'urongo ufite umugabo wawe ubwo waba warongora, ubwo se waba urongora, ubwo naba ndongoroye. none none se no niyo mpamvu nawe bamusohoye nk'imbwa nyine bamubwira ati toka suka n'agatebo bya bindi birashize tugende. Komeza ubuzima. Noneho hari ikintu nshaka kubwishaho abakobwa cyangwa igitsina gore. Oya twashize ubwoba, twashize ihahamuka, twashize ubwoba, twarisobanukiwe, twaratinyutse. Ntago tugitinya ba data, ntitugitinya abasaza bacu, mbese nta kirazira tukigira twebwe ubundi. Byararangiye. Mwakuyeho? Yego ko mana gukuraho gusa. Abo bo wikwirirwa ubibazaho. Okay, abo mwagatukisha bose ndacyakomeje wa mwana w'umukobwa ugitinya isi. Waruzi ko ubungu hari abakobwa basigaye bata 4 ba papa babo binje mu rugo 12 umukobwa agakomanga afite nk'inzoga bita muzendicaye. Oya nta nubwo muzendicaye se amarura, kandi afite na iPhone 14 sibyo ayifite iwabo bakodesha inzu ya 35 baba muri uyu mujyi wa Gisenyi. Abakobwa uwo mukobwa rero yamaze kurenga intera, abona se nk'ingegera, akabona nyina nk'umusazi. Babyire ngo mva nk'uyu musazi byari nyumvira vie man mujye munkura izo joke wumvishije juste ise ahubwo ari kugenda agira n'ubwoba, basigaye bamufata nk'unyiri urugo. Mwa bakobwa mwe mwigaye, ahubwo turashimira abana b'abakobwa bacyubaha base n'abanyine, bacyumva ko ari abari b'u Rwanda, bagitewe ishema no kugira ababyeyi bakazagira ejo hazaza. Abo bo turababwira ngo mukomeze, mufite igishoro cyiza, muzagira n'inyungu nziza, muzabona n'abamama bejo beza. Ariko namwe mushishoze murebe ba bahungu nabo bacyubaha ababyeyi babo.
hari ibihumbi ngo bitarapfukamira bayani birahari rwose twavuze byinshi ariko haracyari abana pe. Njye ndi kukubwira abakobwa nk'ubu nge turakundanye, tujyanye naho Gisenyi ahantu barira, tujyanye kwa West Kamumeshoninge kuko ni mushiti wanjye, ahubwo azaduhemba. Tujyanye kwa Erika nawe ni mushiti wanjye, haba kuri Heza Beach aho ngaho tujyanye El Clasico, ariko nyuma amafaranga ashize ahantu habifi ryoha menye ifi yaho rero yatuma wibagirwa kurunguka. El Clasico hose aho hantu uvuze El Clasico na Heza Beach, aho hantu bagira ikintu bita ifi. ubwo ni kwa West na Erika, barani bashiti bacu n'abapapa b'abasirimu cyane. Noneho ubwo aho hantu hose nyine nkubwiye turahajyanye, ariko basi n'igihe nashiriwe koko ntume respect. Hari ikintu rero bajya kubera iki niba nguhaye gatoya bikagira nkashirirwa, kuki utabyubaha nibura ko nigeze kugufasha nk'umuntu twamenyanye, ariko ngo niba ntafite amafaranga ubu bwanwa mfite ngo burahita bwitwa ubwatsi aho kugira ngo bwitwe ndevu. Kandi ikibazo ngiye kukubaza ngiye kugusubiza, ariko ngusubirize mu kibazo. Niba umukobwa waramumenye aje guhahira muri shop cyangwa aje mu iduka ryawe, cyangwa duhuriye mu kabari, oya turabo mu kabari bonyine nabo, kuko mu kabari bo washobora no kuza kubaka kurenza undi kubera ko we yabazi n'ibyinshi. Ariko tubashatse kuvuga niba yaragusanze mu kazi wawe, akaza niho yagusanze nyine, yakubonye kuri tajiri uri bosi, sibyo? Nawe uva mu byano uraguruka mugwamo, twagiye nyine twagiye aho hose twavuze, n'akazi ntukigakora wagatereye abakozi, urumva uri gushimisha umwana, barakubeshya bazamujyana ahantu wirirwa umujyana baba bari kumubona, sibyo? Ntushirirwa aho yawashirira niho yabandi atangirira, kuko nta bagabo bashirirwa icyarimwe. Aho yawe yashiriye niho ayundi ari butangirire. Icyo twashatse kuvuga nyine, twashatse kukubwira ngo mbese kuki ubanza kumwirukankana aho hose? Niba wamukunze wamushyize mu mago ariko ukareka kurongora nka wundi, ukareka kurongora utaha, cyangwa ngo ujye kurongorora nyine ibyo ndabyumva pe. Ariko kuki nyine abakobwa batagira umutima wibutsa, kuki batagira umutima wibuka ibyo umuntu yaba yarabagiriye agifite, kugira ngo igihe adafite nabo bazamurebe. Rero abakobwa ni nk'ururabyo, ururabyo utarukorera ruracupira, sibyo? Rero niba koko wa muntu barasangiye ari ubushuti ari ufiance gusa, ese arajya kwigorera ibiki kandi akiri ku isoko? Kereka ahubwo mbwira ati abagore kuki nta mutima bagira, basenye ingo kubera ubukene. Ntaho umukobwa wanze umuhungu wakennye we, si ubundi baba barabanyakize gute? Kandi nyine umva yaratanga iwabo ntago bayabanyemo. Hari umukobwa wambwiye ngo ntuza arashaka kurongora kandi nta mafaranga afite. Si nyine si ikibazo. Urumva wa mukobwa twavuze ngo we ntago aje kurongorwa byo gushyingirwa ngo abe mu rugo nk'umumama, aje gukora business y'amafaranga. Ese nakubwira ngo banze kurongora kuko nta mafaranga afite, juste urumva we ni umushinga w'amafaranga bifitiye. Abo ngabo bazashyingirwa na banki, sibyo? Kuko nose twese tuzana amafaranga si kuri banki. None se ko nta mukobwa ndabona wagiye ngo basavuga ati ndasezerana na banki. Ibyo ni inzitwazo zindi, mu rukundo nta bindi bibaho. Kazo turangize dusoze. Yes, ni Rusi avugiye mu mavi. Dusoze murimo terime eshatu, kurongorora no kurongora utaha, n'agashya kabaye k'umukobwa wabyariye mu kidara. Yaraga byariye mu kidara, yabyariye yageze iwe, yeze mu nzu. Ni ukuvuga ngo kwa rya joro rya buki, rya joro ryo kugundagurana ntago ryabaye. Bari kugundagurana ibiki? Yagundaguranaga n'umukobwa we uri mu nda. Ariko hari akantu gatoya, ni nk'agatekerezo uri bukumviremo arakumviramo. Ndakabwira abakobwa ngo abagore bagiye mu isoko ari babiri, bajyanye imyumbati, bose bajyanye imyumbati ariko itavuye mu murima umwe. Ngo umwe we yari yarahinze iraryoha cyane, yahinze ahantu heza, iraryoha ngo nayita hari imyumbati yabaga iwacu bitaga gacacyari, ubwo wasanga ari imicyari cyangwa amaryoha tu amaryohe.
noneho undi nawe ni yari maryohe ariko yo ubutaka burayiruza ariko iba minini, ariko iba myiza. Baragenda bajya mu isoko batereka mu isoko. Bageze umuntu wese uje kubaza umwe ufite irura wajya kumukora ku myumbati ngo wumve uko imeze akakubwira ati huya niba utayishaka yihorere yireke ni imyumbati yanjye nutayigura ndayisubizayo. Wa undi we ufite uturyoshye ariko duto, oya nocyo nishaka nayo bari minini ariko iraryoshye. Uje acamo arumatira aryoshye no myumbati. Bagiye kugeza saa 9 imwe y'imiryohe ishize no kubera kuyibonjaho baza babonje nta kintu ajyanye babonje. Umwe wa ya myumbati irura icyuzuye haza umuntu ushaka imyumbati, we ntago yashakaga ubwo cyo yashakaga niki imyumbati. Aramubwira ati imyumbati nangaye naya asuka hariya mu modoka, suka wa wundi ati ngewe se uko nashaka igitebo cy'imyumbati nkambona ari igice, nashakaga igitebo 2 none wowe ndabona ufite igice ari igice. None se urumva wa wundi wari ufite ibirura kubera kwihagararaho kwe ataragurishije, ariko umwe ufite ibiryoshye yacyuye amafaranga se ntaye mafaranga yacyuye. Inama rero nabwira abakobwa reka gutanga umubonja, reka kuko uzaruha uzatagangara utuguru tuzahirira mu nzira. Urumva uzabonja rabamba. Mu baturanyi bacu baravuga ngo ni kwandikisha tabiya ko yukundanye ngo n'umuntu wahari iwacu hariya Gota Masimbi iyo ngiyo hano hakurya ngo burya ngo ugomba kujya ujya kumesa ugateka ku bicyumweru ugahora imesera urugo rwose kugira ngo werekane ko uri umukazana mwiza. Kwandikisha tabiya tabiya. Sasa se namwe se negenderaga mwababyeyi none si bihagararo nibabonje ihagararo nk'iki se n'imyumbati n'imboga z'isogo bizaca zidashira mu nkono. Uzahura n'uzemerera uzakwemera ukuri kandi akujyana kubashya. Yes, ni Akamenamutwe TV, ikiganiro cyiza ngiranye na mama Ruth, na nimero ndaza kwishyira kuri description kugira mu mutuke mu muyishyire kanyivuge 0782 47 42 76. Mumvuke mumsuhuze mumvugishe. Abakunzi banjye barahari ni benshi abari barambuze ubwo murayibonye. Yishyireho ariko no kukiga oya ndayishyiraho ndayipininga hasi kugira ngo baze. Kandi ubu mugiye kuzajya mumbona kenshi tugiye kujya tuganira, mujye muduha n'ibitekerezo, mujye mu hasi muri comment koreshe ya mukore abantu ibintu byose urabona ko ibintu bimeze neza. Yego bimeze neza, tumeze neza, turahari. Ubwo rero ni mama Rusika bifurize